Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza kuri mwe mudahwema gukurikira Jib Empire. Kuri uyu munsi amakuru akomeje kujya yumvikanishwa mu Rwanda nuko ari umunsi wa nyuma wo gusezera umubyeyi Ingabire Marie Immaculée. Ndagira ngo benshi bakomeje kugenda bagaragaza akababaro kenshi cyane byakomeje kugira byumvikanishwa na bamwe mu bayobozi bakomeye mu Rwanda, harimo n'umukuru w'igihugu Perezida P.Kagame yakomeje kugenda ashimira Ingabire Marie Immaculée ukomeje kugenda ugaragaza ubutwari. MUTESI Sicovia ukora ku gitangazamakuru mu Rwa Gasabo yakomeje kugenda bazwa n'inkuru y'akababaro yakomeje kugera yumvikana mu Rwanda. Byakomeje kugira byumvikana ko Ingabire Marie Immaculée yakomeje kugenda baza benshi cyane ngo kandi yaza kuba yasezerwa bwa nyuma. Byakomeje kugira byumvikana ko umukobwa we akaba nakora ku gitangazamakuru cy'u Rwanda ararize. Byakomeje kugira byumvikana ko uyu mukobwa we Ingabire Marie Immaculée yaranzwe n'amarira akomeye cyane muri muhango wo gusezera nyina bwa nyuma. Byakomeje kugira babaza benshi cyane gusa kuri aka kanya harumvikana abana n'agahinda gateye ubwoba mu muryango wa Ingabire Marie Immaculée n'umukobwa we ukora ku gitangazamakuru cy'igihugu cy'u Rwanda. Byakomeje kugenda bibabaza benshi. Nyuma yaho kandi hakomeje kugenda hatangazwa inkuru n'umuryango wa Transparency International Rwanda ukomeje kugenda ubabazwa n'urupfu rwa Ingabire Marie Immaculée witabye Imana azize uburwayi. Benshi bakomezaga kugenda bagaragaza amarira n'agahinda umuhango wo gusezera bwa nyuma Ingabire Marie Immaculée wishwe n'uburwayi butigeze butangazwa. Kugeza kuri aka kanya benshi bakomeza kugenda barangwa n'amarira muri iki kiriyo cyo gusezera bwa nyuma nyakwigendera Ingabire Marie Immaculée, intwari yatabarutse koko nk'uko byakomeza kugenda bivugwa n'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe kandi Perezida P.Kagame yaje kugaragaza agahinda n'amarira biteye ubwoba cyane nyuma y'uko uyu mugore Ingabire Marie Immaculée witabye Imana azize uburwayi butazwi. Byakomeje kugira byumvikanishwa mu Rwanda hose ku mubyeyi Ingabire Marie Immaculée witabye Imana. Gusa byatunguye benshi cyane. Perezida P.Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda atangaza inkuru y'akababaro avuga ko uyu mubyeyi yakomeje kugenda arangwa n'ibikorwa by'ubutwari, kunenga ubuyobozi budahwitse, kunenga ibyemezo by'ubuyobozi bidahwitse cyangwa se bidashinze. Agakomeza kugenda avuga ko ibi byemezo bidakorwa kandi byatumye benshi cyane babona ko Ingabire Marie Immaculée yakomeje kugenda agaragaza ibikorwa by'ubutwari. Kuri uyu munsi rero byari amarira adasanzwe yakomeje kugera yumvikanishwa ku muhango wo gusezera bwa nyuma umubyeyi Ingabire Marie Immaculée. Benshi ndagira ngo mu by'ukuri mwabonye ukuntu bakomeza kugenda bagaragaza amarira n'agahinda. Ndagira ngo mu by'ukuri uyu mukobwa wa Ingabire Marie Immaculée yaje kuba yavuga amagambo yakomeje kugenda akora kuri benshi mu mutima, ubwo kandi nyine ubonaga ku kiro cyangwa se ku muhango aho basezeraga bwa nyuma nyakwigendera Ingabire Marie Immaculée. Ni umubyeyi mu by'ukuri wakomeje kugenda urangwa no gufasha abatishoboye no kuvugira mu by'ukuri abatishoboye. Ndagira ngo mwakomeje kugenda mubona mu Rwanda nta yindi nkuru iri kuvugwa. Mu gihe kandi mu by'ukuri Perezida P.Kagame yakomeje kugenda avuga ko uyu mubyeyi Ingabire Marie Immaculée ari umwe mu bagore b'u Rwanda mu by'ukuri rwegeze kugira bakomeje kugenda barangwa n'ibikorwa by'ubutwari. Mu gihe kandi benshi bari gukomeza kugenda bavuga ko Ingabire Marie Immaculée yaba yarishwe no kuvuguruza imyanzuro y'ubuyobozi cyangwa se y'igihugu. Ndagira ngo benshi mu by'ukuri ni amakuru bari kuvuga, ariko aya makuru ntahuriye n'urupfu rwa Ingabire Marie Immaculée. Gupfa ni ibintu bisanzwe donc ntabwo mu by'ukuri ndibuze kuba nashingira ku nyangarwanda zikomeje kugira zivuga amakuru atariyo, ku buryo nuza kureba mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bameshoninga kuri Ingabire Marie Immaculée. Ndagira ngo mu by'ukuri Hakizimana Gaspard ukora kuri radio Inkingi TV yakomeje kugenda atangaza amakuru adahwitse. Ndagira ngo mu by'ukuri Gaspard mukomeza kugenda munumva nyine atangaza amakuru akomeza kugenda asebya u Rwanda ndetse kandi mu by'ukuri akanavuga bimwe mu bikorwa by'u Rwanda nabi, ariko nyine abangaba ntibandi twakita inyangarwanda kwitewe nuko nyine mu by'ukuri ntabwo bifuriza ko kubona u Rwanda rurimo gutera imbere of course, kuko nuza kureba Ingabire Marie Immaculée mu by'ukuri yari intwari ndetse kandi akomeje kugenda arangwa n'ibikorwa by'ubutwari, ariko kuba yararwaye akitaba Imana ntabwo mu by'ukuri ari ibintu birenze cyane cyangwa se navuga ko ari ibintu bidasanzwe kuba umuntu yarwara akitaba Imana. Donc uraza kuba mu by'ukuri benshi bararwaye bitaba Imana n'ibikomerezwa byinshi cyane navuga ko bikomeza kugenda nyine binyura mu buzima budasanzwe, ariko ugasanga urupfu rwa Ingabire Marie Immaculée benshi mu banyamahanga baturuka mu Rwanda ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakomeza kugenda batangaza amakuru atandukanye. Ugasanga bamwe mu by'ukuri batanga ibitekerezo bitandukanye. Kugeza kuri aka kanya uwitwa Gaspard akomeza kugera mu by'ukuri anavuga ko ngo uwitwa Ingabire Marie Immaculée ngashobora kuba yarishwe n'u Rwanda. Donc usanga nyine abavuga aya makuru yose barayahuriza hamwe n'ibintu bidahwitse, donc ntabwo bashaka ko u Rwanda rutera imbere. Ariko rero mu by'ukuri uyu witwa Gaspard utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeza kugenda atangaza amagambo atandukanye. Ugasanga nyine donc aravuga amagambo atari yo ku gihugu cy'u Rwanda, ariko kuba Ingabire Marie Immaculée yitabye Imana ku myaka 64, ese benshi bakongera bakibaza uti mu by'ukuri mu myaka Ingabire Marie Immaculée yamaze mu nkambi akaba mu by'ukuri avuye mu nkambi abifashwemo n'igihugu cy'u Rwanda, nubwo mu by'ukuri akongera gushimirwa n'u Rwanda agashimira n'u Rwanda. Donc urasanga benshi bari kuvuga
amakuru batazi, u Rwanda ni igihugu navuga ko mu by'ukuri cyita ku buzima bw'abene igihugu cy'u Rwanda. Kugeza kuri aka kanya uza kubireba uraza gusanga mu by'ukuri u Rwanda rubarirwa mu bihugu bya mbere muri Afurika bikomeza kugenda byita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu, by'umwihariko abene igihugu b'u Rwanda. Kugeza kuri aka kanya mu by'ukuri niza kuba navuga ko Ingabire Marie Makereshwa n'uburwayi nubwo butigeze butangazwa, ariko cyakomeje kujya gitera ikibazo kuri benshi, bakibaza uti mu by'ukuri yarapfuye yego yitabye Imana, ariko se kubera iki ibitaro bitigeze bitangaza uburwayi bwishe Ingabire Marie Makereshwa? Donc ugasanga benshi baratanga ibitekerezo bitandukanye. Kuri uyu munsi mu by'ukuri ndagira ngo twinjire mu muhango wo gusezeranya kwigendera Ingabire Marie Makereshwa watabarutse. Byakomeje kujya byumvikana ko umuryango wa Transparency International Rwanda wakomeza kujya mu by'ukuri uvuga ko ubabajwe no kubura uyu mubyeyi Ingabire Marie Makereshwa, ni intwari cyane. Ndetse kandi byakomeje kujya byumvikana ko benshi mu bikomerezwa bari bitabiriye umuhango cyangwa se ku kiriyo, aho uwitwa Ingabire Marie Makereshwa yagiye kuba yasezerwa. Kugeza kuri aka kanya nuza kure mu by'ukuri benshi bakomeza kugenda bagaragaza amosyo z'agahinda, kubera ko nuza kure mu by'ukuri uwitwa MUTESI Sicovia, Perezida P.Kagame n'abandi batandukanye, Yumva uyu minisitiri, bose bari bahari mu by'ukuri ubona ko bakomeza kugenda bavuga amagambo cyangwa se bakatura amagambo meza kuri Ingabire Marie Makereshwa. Ariko mu by'ukuri iki kiriyo cyaranzwe n'agahinda n'amore. Mu by'ukuri umukobwa wa Ingabire Marie Makereshwa ukora ku gitangazamakuru cy'u Rwanda RBR cyangwa se mu by'ukuri radio RBR hafi yawe, ukabona ko bakomeza kugenda bavuga ko mu by'ukuri uyu mukobwa yashatse no ko mu by'ukuri yatomboka yirukanka, kuko nuza kuri ukuru byagenze uraza gusanga nyine mu by'ukuri yakomeza kugenda arangwa no kureba nabi cyane, akarangwa no kurira. Donc ukabona nyine mu by'ukuri afite amosyo bitewe nuko nyine yabuze umubyeyi. Kuri umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane, ntabwo wabura umubyeyi wawe ngo mu by'ukuri ubure kuba warira ugiye kumusezera. Ndagira ngo rero Ingabire Marie Makereshwa yakomeza kugera mu by'ukuri ababaza benshi cyane, yakomeje kugenda avugisha benshi cyane, bamwe ariko bari gukomeza kugenda avuga amagambo atari yo kuri urupfu rwa Ingabire Marie Makereshwa, kuko nuza kuri mu by'ukuri uwitwa Musabyimana Gaspard ari gutangaza amakuru atari yo ku Rwanda, akanatangaza ko u Rwanda rwaragize uruhare mu by'ukuri mu rupfu rwa Ingabire Marie Makereshwa. Ninkubwira ngo mu by'ukuri iyi ni inyangarwanda, witwa Musabyimana Gaspard, niba ari Musabyimana Gaspard ayatangaza amakuru atari yo ku rupfu rwa Ingabire Marie Makereshwa, kandi nawe mu by'ukuri nuza kureba ni umunyarwanda. Donc ukomeje kugenda nyine ufite ingengabitekerezo cyangwa se mu by'ukuri mu mutwe we ntabwo afitemo bwa bunyangamugayo abanyarwanda cyangwa se u Rwanda rwigisha abanyarwanda muri rusange kugira mu by'ukuri bazabashe kuba bafashanya. Kuri uyu munsi nuza kureba abantu benshi cyane baratanga ibitekerezo bitandukanye ku rupfu rwa nyakwigendera uyu mubyeyi Ingabire Marie Makereshwa watabarutse, nk'uko byakomeje kujya bitangazwa. Benshi batari gutinya kwishwe n'umwijima ndetse n'impyiko, ugasanga nyine benshi mu by'ukuri baravuga amakuru atandukanye. Ariko rero kubera ko benshi nyine bari gutangaza amakuru atari yo, ndetse kandi no kuba mu by'ukuri barashatse kuba bagira umutekano w'ubuzima bwa Ingabire Marie Makereshwa, banze kuba batangaza by'umwihariko ikishe Ingabire Makereshwa bitewe n'uko nyine benshi bari gutangaza amakuru atari yo. Ndetse kandi ibingibi byari uburyo bw'umutekano w'urupfu rwa Ingabire Marie Makereshwa, bitewe n'uko hari benshi bavugaga amagambo atari yo kuri urupfu, ugasanga nyine biri kwa mu by'ukuri byabaza abanyarwanda bakunda igihugu cy'u Rwanda n'uyu mubyeyi.